Burya ikosa mu buzima ukwiye kwirinda gukora ni ugushimisha abantu bose, ukumva ko abantu bashobora kubashimisha mu gihe kimwe. Burya uzaharanire gukora ikiri ukuri, ikiri mu nzira nziza kandi ubona gikwiye, cya kindi ukorana ubunyangamugayo kandi ubona ko aricyo cyakagombye gukorwa. Hari inkuru ishobora kukwigisha isomo rikomeye ry'ubuzima, ryo kudashimisha, ryo kudaharanira gushimisha abantu bose, ahubwo ugakora ikiri ku murongo kandi gikwiye. Aha duhereye mu bwami bwa Benares, ni agace gaherereye mu gihugu cy'Ubuhinde. Hari umwami w'umunyabugugu wakundaga amafaranga, agakunda ubukire ndetse agakunda ko ibintu byose yabyikubira. Umwe mu baminisitiri be, ndavuga ibyegera, yashyiragaho ibiciro umwami agomba kuguriraho ndetse n'ibyo agomba kugurishirizaho ibintu bye. Ariko umwami ntiyamukundaga, kuko uwo mugabo yashyiraga igiciro ku bintu by'umwami, akabona ko umwami atinjiza amafaranga menshi kubera ko yashyiraga ku giciro gikwiye, kandi abona abantu bashobora kubona kugira ngo bagure kuri ibyo bintu by'umwami, ndetse n'umwami akaguriraho kuri icyo giciro. Ariko umwami ko yabonaga yinjiza amafaranga makeya, we ntibyamushimishaga, ahubwo byaramubabazaga. Yagize umujinya mwinshi, aramuhindura. Ubwo yari abonye umusore muto, ukiri muto, aravuga ati uriya musore ashobora kunkora ibyo nshaka, akanyongera umutungo, akawongera ashyiraho igiciro gikwiye kandi kinini, abantu bakanguriraho nanjye nkagurira ku giciro gitoya. Umwami yahinduye wa muntu washyiragaho ibiciro, ashyiraho wa musore washyijyaho agamije gushimisha umwami. Umwami akagura ku giciro gitoya, ariko wajya kugura nawe agatumbagiza igiciro ku buryo bukakaye kandi buteje agahinda n'ibyago mu bwami bwe. Umwami yatangiye kwangwa, abantu bamwita igisambo, bamwita umunyabugugu n'ibindi bizina bibi byose bishobora kwitwa umuntu nk'uwo. Umunsi umwe umugabo yaraje agurisha amafarasi 500. Umwami ahamagara wa muntu wagenaga ibiciro bye, aramubwira ati vuba ungenera igiciro ngomba kugura aya mafarasi. Wa mugabo washyiragaho ibiciro, ubwo ndavuga wa musore mushya wari bashyizeho, abwira umwami ati aya mafarasi angana n'agakombe kamwe k'umuceri, nyakubahwa. Umwami arategeka ati uyu mugabo mumuhe agakombe kamwe k'umuceri, maze aduhe amafarasi ye 500 yigendere. Nta kabuza uwo mucuruzi yarababaye, ariko nta kundi yagombaga kubigenza. Yabihakana umwami yagombaga kumucisha umutwe. Ako kanya yigiriye inama yo kujya gushaka wa muntu washyiragaho ibiciro wa mbere, kuko bari bamubwiye ko yashyiragaho ibiciro binyuze mu butabera, binyuze mu mucyo kandi bikwiye. Aramubwira ati rero, amutekereza uko byagenze ibwami, amubwira uburyo bamuhenze amafarasi ye 500 akagurwa agakombe k'umuceri. Undi aramubwira ati rero wa mugabo, njye kugira inama, umfashe nanjye ngufashe. Fata akantu ugahe uri ushyiraho ibiciro, hanyuma umubwire akubwira igiciro cy'amafarasi 500. Wa mugabo afata ruswa, aragenda yaha wa musore muto wari washyizweho ngo azajye agena ibiciro. Aramubwira ati wa musore muto abonye aka ruswa aranezerwa cyane, arizihirwa, maze rwose yumva akunze wa mucuruzi. Wa mucuruzi aramubwira ati rero, mbere yuko nsubira mu bwami bwanjye, ndashaka kumbwira agaciro k'agakombe k'umuceri, agaciro kako uburyo kangana. Ndaramubwira ati nta kibazo, ndabikubwira. Ku munsi ukurikiyeho, ubwo umwami yari ari mu nama n'ibyegera bye n'abaminisitiri be, wa mugabo yarinjiye, yinjirana na wa mugabo washyiragaho ibiciro wa mbere. Hanyuma aramubaza ati nyagasani mwami, ndagushimiye ko ubucuruzi nakoze bwagenze neza muri iki gihugu, kandi igiciro mwampayeho narakinezerewe. Ariko mbere yuko nsubira mu bwami bwanjye, dore ko nturuka mu bundi bwami butandukanye n'ubu bwanyu, ndashaka kumenya agaciro k'agakombe k'umuceri inaha iwanyu uburyo kagura, ndetse n'agaciro kako mu igeno ryako. Umwami ahamagaza wa wundi ashyiragaho ibiciro, ati mubwire agaciro k'umuceri, agakombe k'umuceri, agaciro kako uburyo kangana. Wa wundi ashyiragaho ibiciro kubera ko yashaka gushimisha umwami, ndetse ashaka no gushimisha wa mucuruzi wari wamuhaye ka ruswa ka kintu kidogo. Aravuga ati agaciro k'umuceri nyakubahwa nyagasani kangana n'uyu mujyi wa Benares uteranyijeho
n'ibiwurimo ndetse n'amazu yawe ibwami. Agaciro k'umuceri muri iki gihugu karakomeye cyane. Ubwo umwami n'ibyegera bye basekera rimwe baratangara, maze abaminisitiri n'ibindi byegera by'umwami barasubiza bati uyu musore ashobora kuba atari muzima. Ati mwahoze mutubwira ko umujyi wa Benares ndetse n'ubwami bwa Benares nta gaciro bugira, nta kintu mu ngano cy'agaciro wabona ukigereranya nabwo, none utangiye kubugereranya n'agakombe gato k'umuceri. Ati si ubwo ko umuceri wera muri ubu bwami ungana udashobora no kubarika mu dukombe tw'umuceri utagira ingano, ubwo urabara agaciro agakombe k'umuceri ukakarenganya n'ubwami gute? Ati uyu musore ashobora kuba afite ikibazo. Ati uyu musore dore ugena amafarasi 500 akagena agakombe k'umuceri kadahaza n'umuntu umwe, ubwo uyu musore afite ubwenge. Ubwo umwami ategeka ko umusore akurwa kuri uwo mwanya bakagarura wundi wa mbere washyiragaho ibiciro ako kanya kandi bita bikorwa. Uyu musore yashatse gushimisha umwami kimwe no gushimisha umuntu wari wamuhaye akantu ka ruswa. Burya mu buzima ntugaharanira gushimisha abantu bose, ntibishoboka. Niba bigerageje usanga wishize mu byago cyangwa wateye umubabaro mu kuri benshi. Ni byiza rero gukora ibiri ngombwa, ugakora ibinyuze mu mucyo, bya bindi ubona bikwiye, bya bindi ubona binyuze mu mucyo, bya bindi ubona bitabangamye kandi bikwiye ko bikorwa gutyo. Iyo ugerageje gushimisha benshi usanga wateje akaga, wateje ibibazo, wateje ibyago byinshi cyane. Gushimisha bose ntibishoboka, ahubwo jya ukora igikwiye. Inama y'umunsi.